naratekereje ndavuga ni mu myaka 5 iri imbere nzarongora kandi buko buri guhenda none kandi ari amafaranga make make ngenda mbona kandi sinzatega akaboko ngo abantu bame gusa nubwo nabyo bishoboka ndavuga ni rero ayo nzajya mbona make make nzajya nyashiraho uburyo rwose amwe nayakuyeho icyo gihe ndumva na content mbanza narayihanaguye kabisa kwikora twiterambere fund kandi ngo ubukwe bugenda neza. Nitwa Ezekiel Muyisa ndi Member Services Officer mu rugaga rw'abaramari b'umwuga mbese nshinzwe abamemba b'urugaga abanyamuryango. Niyo bavuze kwizigamira numva gushira ubushobozi ku ruhande kubw'impamvu runaka umuntu afite kubwo kwirinda kuyasesagura se kubwo kwirinda kuyakoresha ako kanya ukayashira ku ruhande kubw'impamvu runaka zahazaza. Natangiye kwizigamira kera kuko natangiye gukora ku mafaranga kera atari uko nyakorera ahubwo ku ishuri se kugira gute nkajya nzigama make make bitewe n'impamvu nyinshi mfite zahazaza ndi gutekereza nk'umwana muto sinatekereza kugura imodoka cyangwa kugura ikibanza ariko numvaga ari udushida twanye ngomba kwikemurira ntiriwe nsaba ubushobozi abantu bari bo bose bigatuma rero kuri agent de poche ngirayo nsagura ariko icyo gihe nitwayashiraga handi hantu kwabaga n'undi ari kuyibikaho kandi haba harimo risque yuko wanayarya n'ubundi kuki ukiyafite kera iterambere fund rigitangira ndumva ryaratangiye 2016 ndatekereza njyewe narigiyemo 2017 mazemo igihe rwose nari muri expo mura n'abajene bari kugenda batubwira amakuru y'iterambere bansanze kuri standard nakoraga arambwira ati na make make ufite uri kubona hanga mu kiraka wahita uyazana ndibuka ko umuntu yamaye service nziza aranambwiye ati reka mitenjya no kuri banki ngiye kugufunguriza iyo nuze na depose nkuzanire borde cyo gihe nayembwaga 5 muhamo 2 nzigana 3 urumva ko 2017 kabisa muri expo y'icyo gihe 2017 byarabaye ntangaho 2 2018 batwereza ubutumwa bugufi ngabanyamigabane baze mu nama kuri RSSB nanjye ndatebeza neza nk'umujene njya mu nama mfite no 2 byanjye bimaze mu mwaka ngezemo nsanga n'umugabo ufite miliyoni 13 mbona biri seri mbona nicanye n'abagabo bafite ingo hano abandi bavuye za Musanze naye ndavuga niziko nasigaye ndavuga nawe ngomba gushiramo courage ubwo rero navuga ni 2017 ninjiyemo nanga 2 bimara mu mwaka 2018 nikubita gashye ndatangira no gusevinga bihoraho maje kubona akazi rero nabona mission nkakuraho hamwe nkashira hariya ibanga ryo gusevinga burya wenda reka mvuge hari n'uburyo twishuka kubera courage nyinshi dufite mu gusevinga ugasanga usevinze yose warangiza ugasanga ntayo usigaranye ibuka mu mutego wo kuba wajya gufata ya saving ukanayirya igihe kitaragera nicyo kibazo kibaho cyane rero mu ibanga ryo gusevinga abahanga bavuga ko umuntu saving 10% cyangwa 20% bitewe n'impamvu runaka waba uri stable cyane ushobora no kuzamura rero natangiye nsevinga 10% cyangwa 20% kuva icyo gihe kugeza igihe natangiye kuyabikuriza wa mugani kubera ko nandi kubikora kugira ngo bizamfashe muri future iyo future ntangiye kuyinjiramo ntangiye nyakuraho make make ari naryo wenda kosa nabuza abantu gukora yo gukuraho amafaranga wa savings kubera ko wa savings ntibivuze ngo ejo niyakubita akantu urahita uyakurayo kuko na nyungu tuba dukeneye mu gusevinga ya pourcentage duhabwa buri mwaka usanga utagenda uyabona mu mwuzuro kubera ko iyo agashida kaje dushaka kugakemuza andi wa savings ariyo ya courage nabuze abantu bagira yo gusevinga amafaranga yose bikarangira nkayo gukoresha abafite mu by'ukuri navuga ni amafaranga yo gusevinga singiye kuyapfobya ariko niyo amafaranga uba utayafite ntacyo waba kubera iki ibanga riri mu kutinda ubikora urushaho uhozaho kubikora ibanga ni mu gusevinga amafaranga menshi cyane ngo ejo nubura yo gukora ujye kuyakura rero kuva 2017 njya gufata umwanzuro 18 rero naratekereje nda project ndavuga niba ari byose nzarongora kandi ninjya kurongora nta mafaranga nzaba mfite nicyo ngicyo nararongoye kandi ayo mafaranga yaramfashije naratekereje ndavuga ni mu myaka 5 iri imbere nzarongora kandi buko buri guhenda none kandi ari amafaranga make make ngenda mbona kandi sinzatega akaboko ngo abantu bame gusa nubwo nabyo bishoboka ndavuga ni rero ayo nzajya mbona make make nzajya nyashiraho uburyo rwose amwe nayakuyeho
icyo gihe ndumva na konti mbanza narayihanaguye kabisa kubikora ku iterambere fund kandi nkora ubukwe bugenda neza. Hanyuma ubuterambere fund rero uri kuyifashisha mu bihe buryo abana ibiki nyuma yaho rero ubukwe bwararangiye aciye imyaka 2 bugiye kuzura nakomeje gusevinga n'ubundi no kubwiza izindi plan kuko ya mbere nari nyigezeho navuga ni iyi natsinze icy'umutwe mfashijwemo n'iterambere fund. Ubu rero ndimo ndasevinga kubw'indi mishinga kandi nabwo biracyakomeje kwa kundi make yayandi atagize icyanwaye ariko atari kuvuga ngo ni yayandi atashobora kumfasha nabwo make ndi kuvuga mu kudatanga yose ngo nongere nsubire kuyakuramo ahubwo ntanga ayo nateguye nabaze no mu myaka runaka bizaba byabyayangana gutya nshobora kuzongera kwifashisha muri icyo gihe ubw'iterambere ryanjye n'umuryango. Bimwe byo nishimira na service yanyu kabisa. Dufite umujene witwa Chris udufasha telefone turamuhamagara ahora ari ebana gutya niyo wayobeje amafaranga wayohereje mu bundi buryo arakubwira ati wewe ma proof gusa ugasanga nyuma y'igihe gitoya amafaranga yawe yasubiye kuri konti yawe wasubira kuri shora ukayabona kandi mu by'ukuri urabizi umuntu yayobeje amafaranga ahita yumva ahungabanye akaguha iyo calme service nziza rwose. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze amafaranga biracyagoye kuyoherezaho kuko birasaba banke bigatinda. Urabona ku kintu kijyanye n'amafaranga iyo yohereje amafaranga yawe ntihita ubona aho agiye muri akawunti yawe hari ukuntu nyine umuntu ashobora kudatekana neza nubwo tuba twizeye umutekano w'amafaranga ariko hari ibishobora gukoreka kuko ibintu biri kuri murandasi nta muntu umenya ibyo ari byo. Ariko icyari koroha n'ubundi iyo amafaranga umuntu ashobora kuba yayakura kuri telefone akayashyiraho straight charges zikagabanuka kuko uziri hayi. Yego niyo service nziza nababwiye n'ubundi Chris ngiye yaramumurije yaransobanuriye uko gahunda zimeze n'ibiganiro biraho hagati kugira ngo icyo kintu kibe cyagabanuka. Sofa tunyuza nyine kuri konti ukazategereza nyuma y'umunsi umwe cyangwa 2 wakoze reconciliation amafaranga ukayabona. Icyo ni kuri service nziza byo rwose ni nta makemwe. Ikindi inama duhamagarwamo nk'abanyamigabane. Urabona iyo utanga amafaranga yawe ariko ntumenye icyo akoreshwa nabwo nyine bumva udatekanye ariko day by day bagenda batwa-updatinga. Dufite inama tukajya mu nteko rusange bakatwereka imishinga migari kuri capital market hari aho tuzashora ukamenya ko amafaranga ari securize. Ikindi kiza kinatera courage umuntu ni inyungu iriho pourcentage rero ndatekereza turi kuri 11.combien mu mwaka cyangwa 5-12 kandi nta na banki yayaguhaye na banki yayaguha. Iyo rero nayo ni ikindi kintu cy'inyungu nyinshi iterambere fund rituzanira no gushishikariza abaturage kuko ndabizi hari campaign mukora kuri stade ku munsi wa match kuko nkunda match mba nabikurikiranye. Icyo nacyo ni ikintu twishimira ko rwose nta musoro uriho binamotiva abajene kuba bazigama kuko ngewe ndi n'umuvugizi wanyu burya ngiye abajene bose mbabwira iterambere fund kuko ryagize icyo rimarira. Icyo nashishikariza abajene rero ni iki kuko nayo natangiye ndi umujene barumva nari muri expo mu Biraka icyo gihe nari nyirangiza kaminuza kurwana n'ubuzima gushakisha ubuzima n'iki byo ntibibura ariko ntibisabye kugira menshi ngo uzasevinge make ntekereza ari niyo mpamvu dufite amafaranga yo kwizigama make ashoboka ari 2,000 mu by'ukuri 2,000 urebye se n'ikiraka watera ndatekereza nta kiraka cyajya munsi y'2,000 ku buryo waburayo usevinga kandi kiza wayasevinga igihe cyari cyo cyose. Ntabwo bivuze ngo waduha rimwe uzategereza ukwezi kurangira oya ushaka wanasevinga 3, 4, 5 ku munsi. Icyo nacyo ni ikindi kintu cyiza cyo nshishikariza abajene rero no gutumbira imbere bakamenya kandi ko imbere ho ntago hari shuwa ibintu birahindagurika. Ni byiza rero kwisevinga mu bushobozi buke bwawe ufite uyu munsi niyo yaba 2 ujye uyashiraho buri kwezi wamara imyaka 10 yaba ari amafaranga menshi yagiye no kuri ya nyungu rwose. Ndashishikariza abajene rero gusevinga kwizigamira rwose kuko ni umuco mwiza cyane kandi udutabara mu gihe gikwiriye mu gihe kiri imbere umuntu abatazi bizaza. Yadashimira leta cyane kubera ko navuga ni kwizigamira bisa nkaho bifite umurongo nabyigiye muri Aranite ibindi ko abagari kwa kundi ngo wizigamira ko amafaranga uyibitseho igihe cyari cyose uri buyarya. N'iki kintu cyo kuba wasaba amafaranga rimwe mu cyumweru kuko hari iminsi yo gutanga amafaranga n'itari yo kugitanga nacyo wenda nane bagiye kugishima nacyo ni cyiza nshimira iterambere fund kuko uyakeneye ako kanya ukahita uyabona
nabwo ntabwo byaba bitanye no kuba uyibitseho. Rero leta nk'uko itureberera nk'urubyiruko idushishikariza iturebera ibyiza byadufasha, yaba imbaraga ishora mu kwiga kw'urubyiruko, yaba imbaraga ishora n'imazo yanashoye n'ubundi no kumishyiraho iterambere fund, ndayishima cyane kuko navuga ni iyo bitaza kuba ibyo hari ibyo ntari kuba ngezeho kandi uyu munsi ngezeho. Ibyo gushimira leta byo ni byinshi cyane, icyo gitekerezo cyo kuzana iterambere fund, igitekerezo cyo kutworohereza, cyo gukuraho iyo misoro kandi tutayobewe ko imisoro ifite ikindi dufasha n'ubundi, ariko bakavuga ati kuri amafaranga y'abajene tube tuyaretse babe batera imbere. Mbese navuga ni leta yarigomwe cyane kugira ngo iterambere fund ribe ririho kandi turayishimira cyane.